Ntabwo ndi kugutegeka, ariko nushaka urebe iki kiganiro mpaka ku musozo kuko ni inyungu zanjye nawe. Reka mbanze nkubaze akabazo mu buryo bwa tombora. Mbwira niba warigeze urya inyama cyangwa se niba warigeze utegura kuzarya inyama zokeje ku muriro, brochettes. Mbwira. Reka mu buryo butaziguye ubwire ko ubu bwoko bw'izi nyama atari bwiza, ni mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Inyama zokeje zirimo nka brochettes, akabenzi, iyo ngiyo ni ingurube. Igiti n'izindi yose nta mazina ariko muzita, uzasanga zikunzwe cyane aho abantu bazirya nk'abazapfa ejo barenzaho akanyobwa. Akenshi uzasanga ari inzoga, ariko bakazirya batitaye ku buryo cyangwa se ku buryo akenshi ziba zateguwe, ndetse batanatekereza ibyago zishobora gutera ku mibiri yabo cyangwa se kuri bo ubwabo. Ibyo byose tubiziranyeho, nta nubwo tubiburanaho. Twifashisha ibinyamakuru rero bitandukanye bikorera kuri murandasi cyangwa se internet, twaguteguriye muri iyi nkuru zimwe mu ngaruka mbi zishobora guterwa no kurya izi nyama zokeje mu gihe zateguwe nabi, by'umwihariko igihe hakoreshejwe amakara bazotsa. Waba wari ubizi? Kwibasirwa na kanseri, diyabete n'indwara z'umutima cyangwa se n'indwara nk'iy'umutima byose wabikomora kuri izi nyama. Ariko se byose byaba bitangira gute? Bitangirira hehe? Ni gute izi nyagwa zishobora kutwibasira bigeze hariya? Twaraziriye nyamara twaryohewe turi mu busabane. Akenshi kugira ngo ziriya nyama zishye bisaba ko hakoreshwa umuriro mwinshi cyane. Iyo rero inyama zigenda zikamuka biturutse kuri wa muriro, amazi azivamo aragenda akagwa mu makara, ubundi akapfunyuka umwotsi mwinshi cyane wirabura. Uriya mwotsi rero niho ruzingiye ubundi burozi bwose murya, niho ruzingiye. Uriya mwotsi utanga ibinyabutabire bibiri cyangwa se ibinyabutabire bibi bibiri, ari byo polycyclic aromatic hydrocarbons ndetse n'icyitwa heterocyclic amines. Ibi binyabutabire bibiri bizwiho mu gutera kanseri ku kigero kiri hejuru, bityo guteka brochettes ku makara, ayo mazi cyangwa se aho amazi akamuka muri za nyama agenda akagwa muri ya makara yagurumanye afite umuriro w'ubukana buhambaye, byose byongera ibyago byinshi byo kuba wafatwa na kanseri, kubera ko ya myotsi igenda igasubira muri za nyama, hanyuma kandi igasubiramo ifite bya binyabutabire bibiri tumaze kuvuga bibi. Uko ukonsoma za nyama niko nawe na bya binyabutabire bibi ubu birya. Ikibazo namwe mubirya nkaho mufitiye ubusambo, munabiryana ubusambo kubi. Niba ari ukuzikunda ntago mbizi, ariko dore ibyago inyama za brochettes zaguteza, ukongerera ibyago byo kwibasirwa na kanseri. Ibyo byo ntago tubigarukaho, tumaze kubivugaho. Nkuko twabibonye hejuru, biriya binyabutabire bibiri byongera ibyago byo kwibasirwa na kanseri ku kigero kiri hejuru. Ariko ibi byago bishobora kugabanywa n'uteka izi brochettes cyangwa se wotsa izi nyama mu mashini zabugenewe zikoze ku buryo zisohora ya myotsi ku buryo idacumbira muri za nyama uraza kurya. Kongera ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima ndetse na diyabete nacyo ni ikindi cyago, cyane cyane iyo bateka izi nyama bagenda bashyiraho umunyu mwinshi kugira ngo ziryohe ahari, nako nibyo uzabicunge neza. Uyu munyu rero niwo utwongera ibyago byo kuba dushobora kwibasirwa n'indwara nk'iyitwa hypertension, kimwe nuko ziriya nyama ziba zirimo amasukari menshi, bityo bikatwongerera ibyago byo kwibasirwa n'indwara ya diyabete. Reka turavuga ku byerekeye ibyago byo gufatwa n'indwara ya constipation no gufungana mu nda. Mu gihe wariye izi nyama ntunywe amazi menshi cyangwa se ngo ufate andi mafunguro arimo imboga, bishobora gutuma ufungana mu nda, bityo kwituma bikakugora cyane. Mu gihe wariye inyama zokeje ni byiza kurenzaho kunywa amazi menshi cyangwa se ukarya imboga n'imbuto kugira ngo ubashe korohereza amara yawe mu igogora. Kongera ibinure bibi mu mubiri nayo ni yindi ngaruka. Akenshi inyama zitekwamo brochettes ni inyama zitukura. Bene izi nyama si nziza kuko ziba zikungahaye ku binure bibi byo mu bwoko bwa cholesterol. Cholesterol niyo wumvise ubusanzwe itera gufungana kw'imitsi n'ibindi byago byerekeza ku ndwara y'umutima. Kongera ibyago byo kwibasirwa n'umubyibuho ukabije icyo tuvugaho nk'ingaruka ya nyuma. Abantu bakunze kurya inyama zokeje bibongerera ibyago byo kwibasirwa n'umubyibuho ukabije ndetse no kugira ibiro by'umurengera. Ku bagabo ho uzasanga bazisomeza byeri, iya, inzoga. Uzasanga bagira ibinure byinshi ku nda cyangwa se ku gice cyerekeye ku nda, kandi buryo uwo mubyibuho mu busanzwe ni nawo kongerera cyangwa se nawo wongerera ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima.
nta gushidikanya ziraryoha kandi mu gihe zateguwe neza nta byago zishobora gutera. Muri rusange inyama zokeje ni inyama nziza utavuga ko ari mbi kandi ziryoha, ariko iyo zateguwe hadakoreshwa amakara cyangwa iriya myotsi itagiye mu nyama ngo ibyago byo kuba zatera ibibazo bibeho. Tugira amakenga. Waba warubizi? Reba munsi y'iyi video ukanda ahantu h'umukara handitse ijambo subscribe, ubundi uzajya ubona ubutumwa buri uko dushyizeho video nshya. Nitwa Samuel Mugisha, ntuzacikwe ubutaha.